twibaza byinshi abantu tugerageza tukababara ndetse bigatuma wenda ibibazo twahera dusinzika tukagera ku ruhande ibibazo twongera bikazamuka tukabyibaza cyane cyane bikuwe n'urupfu rwatuvuyemo. Ibyo bibazo ntabwo ari ibibazo bishyashya nubwo turi muri mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Ni ikibazo umwe mu bibaza buri wese agomba kwibaza yashaka akabishaka. Iyo dusomye ibyanditswe tugasoma Bibiliya guhera ku gitabo cy'intangiriro kugeza igitabo cy'ibyahishuwe cya Yohana Intumwa, muri Bibiliya tugiye tubona ibibazo bitandukanye Imana yabazaga umuntu akabaza Imana ariko na muntu akibaza. Kimwe muri ibyo bibazo bavuga kigenda igitabo cya nyuma nasomye neza sisengeye mwe mu yibazaga buri gihe amaherezo y'ubuzima, akibaza igisobanuro cy'ubuzima n'iherezo ry'ubuzima. Niba umuntu avutse abayeho bizarangira gute, amaherezo ye n'ayari? Icyo kibazo ndetse cyagiye gihangayikisha abanyesirayeli, kigenda gihangayikisha n'abandi bantu batandukanye dusanga muri Bibiliya. Barakibazaga buri wese akagerageza kugenda atanga ibisubizo ahereye ku byumva cyangwa ku myumvire ye no ku myemerere ye. Harimo n'abakibazaga bikarangira baguye mu gahinda kuko batuye igisubizo kibashimishije cyangwa kimwe se bifuza. Abandi bakakibaza bakajya bakora igisubizo bigenda bikagira andi marangamutima bibyutsa muri bo. Ibyo tugenda tubona guhera ku gitabo cy'intangiriro kikajya kuzamuka kikagera mu isezerano rishya. Amaherezo y'ubuzima, intangiriro y'ubuzima, icyo kibazo bakibazagaho ariko bakamenya ko umuntu avuka, ariko agakura, ariko ntibamenye uko arangiza yanarangiza umuntu wese amaherezo n'ayandi. Uko uhoraho yagiye yigaragaza mu Isirayeli, yigaragaza n'umuntu, icyo kibazo yagiye agerageza kugenda gisobanura n'umuntu na muntu akagenda acyumva, ariko bifata urugendo rurerure cyane. Bakavuga bati umuntu arapfa n'ubuzima birangirira aho ngaho. Bari bati birangiye ahinga ikindi kintu nyuma yabo, bakabaza byinshi cyane, batanga ibisubizo byinshi cyane. Abahanuzi, iyo tugeze ku bitabo by'abahanuzi, nibo dusanga ikibazo kitari kugenda kibona igisubizo gifite icyerekezo, ariko nabwo ntabwo bigaragara neza cyane. Mu isezerano rishya Yesu abasiye niho yatanze igisubizo nyacyo. Twabitse mu rwanda uyu munsi tumaze gutega amatwi aho Yesu yatsindagiye abwira abari bamumenye bakamwegera bakamukurikira ko ubuzima umuntu havuga mu burangirira gusa hano ku isi, ahubwo mwebwe uzazukira ubuzima bw'igihe. Twabyumvise ibara tumaze twega mu kanya. Ibyo rero tuzaba bitaze gusa mu nyigisho kandi yigishije nabyo ntabwo bazi bavuye mu kanya ndetse byarabagoye, ariko wenda hari n'abashobora kuba baratandukanye niba batarabyumva kuko n'ibanga rikomeye ry'ukwemera utashyira mu mibare ngo iyo mibare cyangwa se muri siyansi ubasha kubyumva neza. Yesu ariko inyigisho ye aho ngaho yari ishingiye. Yesu w'Imana Yesu umuntu yaje kuvura amarembo n'ibintu kugira ngo amwereke inzira agomba kunyuramo, amwereke n'icyerekezo cy'ubuzima. Niba yagiye avuga ati ngiye inzira
ukuri n'ubugingo. Ati mwese mwari muzazuka bari mu bwite uwanyu wese iyo yaba yarapfuye azazuka. Igihe agiye kubwira abigishwa be, ariko ntabwo yabivugaga nk'uko yabivugaga, none kugira ngo abahe ikimenyetso gifatika cy'ibyo yababwiye, n'ubwo bavuze ati ngewe inzira yinyuzemo, arababara, arapfa, arasuka, kugira ngo noneho bumve yuko ibyo yababwiraga atari amagambo gusa, ahubwo ari ukuri, kugira ngo barusheho kwemera. Nyuma yaho abazuki abishwa ba Yesu barimo bavuga kuri kumwihariko n'abandi, inkuru nziza bakomeje ni iya Kristo wapfuye akazuka. Twakubise mu isomo rya mbere tumaze twegama ku bwanyu bw'ubutagatifu, byongera kugatsindagira iryo hame ry'ukwemera ko niba Kristo atarapfuye, ukwemera kwacu kwaba ari impfabusa. Niba Kristo atarapfuye, natwe twavuga byose, twakora byose, atarapfuye ngo azuke, ibyo twavuga byose byaba ari impfabusa. Iyo ni inyigisho yari iya Pawulo mutagatifu wavuze Kristo wapfuye akazuka, kandi tukavuga kwakira no kwinjira mu ibanga rikomeye ry'ukwemera kwacu. Aho ngaho Kristo tutandukanira n'abandi bose. Kristo twemera Kristo wapfuye akazuka, natwe tukavuga gukurikiza inzira yaduhaye, tukabaho dukurikije inyigisho ye, tukavuga ati uwanyemeye agakurikira ngo niyo azapfa ariko azazuka, ntabwo tuzaberana burundu. Ni muri uko kwemera rero duherekeza abacu, muri uko kwemera duherekeza umubyeyi wacu Stanislas uyu munsi. Ntabwo duherekeje nk'ubuzima bwanyu, ahubwo tuzi ko yemeye Kristo, arabatizwa ndetse aramukorera mu buzima bw'ano ku isi, aragaragara Kristo mu bihe byiza no mu bihe bikomeye. Ariko tukaba tuzi yuko uwakunze Kristo wamumenye wamenye Kristo akamukunda, uwo nguwo Nyagasani aramwakira akamuha ubugingo bw'iteka. Muri iryo banga rikomeye ry'ukwemera kwacu abakristo berekeza umubyeyi wacu, ko twemera Kristo wapfuye akazuka. Nitubishyira mu mibare yacu twiga, ntabwo tubishyira mu mwaka ntabwo twabyumva. Niyo mpamvu Yesu akabishyira ati nimumurikire, mundebe, mwumve ibyo babwiye, hanyuma n'iryo banga ry'urupfu rw'isuku ryanjye muzagire abahamya. Nuko kwemera rero tugiye umubyeyi wacu Stanislas. Imana tutubabarira ko tutari intungane ijana ku ijana. Niyo mpamvu amasengesho yacu yerekesha uwo twakunda ko tuvuyemo nayo ari ingenzi, kuko abwira akamaro n'umusengesho dusaba umuvandimwe wacu Imana, umubyeyi wacu usaba Nyagasani kugira ngo aho atatunganyije neza ntagire imbaraga ndetse amakosa ye, ahubwo ahesheje umugozi n'urukundo rwe amubabarira amakosa, kandi n'isengesho ryacu rimufashe kugira ngo inzira yatangiye amasengesho amuherekeje maze amugeze kuri Nyagasani. Niyo mpamvu duherekeza mu isengesho tumusabira, niyo mpamvu dusabira abacu misa, kuko amasengesho yacu agira akamaro abacu bapfuye, akabafasha kwegerana n'Imana. Ariko iwacu tuvuye twakundaga nawe umuvugizi wacu umubyeyi Stanislas atuvuyemo, turamurekera n'isengesho tumusabira, ariko nawe aradusabira, kuko amasengesho y'abacu bapfuye nayo atugirira akamaro, kuko tubasabira, kuko tumusabira umubyeyi wacu nawe aradusabira kugira ngo turusheho kugenda
kwegera Kristo dutekereye mu nzira twereka kugira ngo turusheho kumutunganira maze umunsi umwe tuzamusange twishimane mu byishimo by'ijuru. Ni uko kwemera twegera umubyeyi wacu. Kubw'iyo mpamvu rero ubw'akababaro ubw'amarangamutima yacu muntu tugira akababaro tukagira agahinda n'ibyo ariko n'urundi ruhande kubera ko tuba tuzi neza ibyo banga ryo kwemera iwacu tuvuyemo ahubwo tugiramo gushimira Imana yamuduhaye ikamusubiza kubera ko yamukunze tukamutera n'isengesho ryacu nawe kandi tukaba tuzi kubera ko yadukunze yabanye natwe adusabira tukaba twungutse umuvugizi mushya iruhande rw'Imana. Reka tugiramo rero umwanya wo gushimira Imana yamuduhaye ikamusubiza kandi tukaba tuzi ko turi kumwe nawe muri rya banga ryo kwemera muri Kristo wapfuye akazuka. Ni uko kwemera duherekeje umubyeyi wacu tumuherekeze mu kwemera tumusabire kugira ngo uyu mwiza nawe yaduhaye turebe umwanya wo kubitekerezaho imbere nziza yaduhaye z'ubukirisitu. Umubyeyi w'uyu w'imyaka 80 iyo kugera kuri 90 aba yarabonye byinshi, yarumvise byinshi, yaranyuze muri byinshi byiza cyangwa se bikomeye bibabaye, ariko yabinyuzemo ibyo ntibyamuhungabanye mu kwemera kwe. Rumwe mu rugero tugomba kwigira ngo bakuze nk'aba ngaba baba batabaruse. Aba yarabonye byinshi, yarumvise byinshi, yewe yarahangayikishijwe na byinshi, ariko ibyo byose akabasha kubinyuranamo kwemera kandi gushwanganya mu buzima. Dusabye rero kugira ngo Nyagasani amwakire kandi natwe tubisabe kugira ngo isengesho rye umubyeyi natwe dukomeze, natwe twese byacu bimukomeze intebe y'isi. Nyagasani Yesu abane namwe. kigusabye imbabazi ku musaraba, tugeze umuvandimwe wacu mu ijuru turabigusabye.
umubyeyi wacu amazi ya batisimu, umugiriraho ikimenyetso wigishije amavuta ya batisimu, mwakire mu bana bawe turabigusabye. Mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye. Natwe abababajwe muri muvandimwe wacu dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye.